hari amakuru nyamwiza arimo bifingana na Nyakinshasa kandi ngatekereza yuko ayo makuru ushobora kubuyaza. Nyakinshasa n'umushiti wanjye nyamwiza no mu best friend. Ngo Abdara ngo yakubise ngo ingumi Nyakinshasa. Ko wari uhari ibyo bintu warabibonye? Shooting y'indirimbo ya Mupati yaragenze neza ahubwo turayitegereje byatari. Mupati Octave just upload. Kandi bivugwa yuko ngo hari impamvu zatumye ngo itazasohoka. Vipi yambu cyane bantu b'Imana bantu banje bantu bacu nkuko mubimenyereye ni manza da shata maninda darararara popo mbaza ni icyamamare cyaremye n'ibindi byamamare ariko gusa guys mwitaza amaraso atabatarukira afite ubumesha. Yes bro, ndakuzi na benshi barakuzi ariko nk'umuco ukuntu umera lazima wivuge hanyuma dukomeze. Yambu bro, turakwakiriye kuri Mutomanza de Manza yola the best family. Meze mutese man? Tumeze neza bro. I'm good. Aba Nigeria bavuga ngo I'm good. Abanyamerika what's your name? Wagwan man, what's up? Cool, what's your name? Okay, MC Notable bro. Yeah. Yego, MC Notable umwana w'umwami, umwana wa shefu, igikomerezwa the best MC. Umuntu umaze gushyingira. Tukarwanira rwose. Umuntu umaze gushyingira abantu benshi. Ikijyanye na MC byo ni East Africa and West na South. Ewan. Urahari kabisa. Yes, Notable turakwegereje cyane. Yewe nibisanzwe bro. Babiza abantu batagira umutima mubi turibyibuhira. Ahubwo mwebwe bishaza. Twese top level. Abdala. Yo. Uracyatwika imihanda sha. Nk'ibisanzwe kabisa. Meze neza? Kabisa nibwo tukibonana by the way 2026. We good man. Bro, mu minsi ishize nakubonye i Kigali, mu minsi ishize nkubona i Bugande, ubu ngubu muri Kenya ni wanya ariko uri nk'umushitsi, uri mutoye dushuguri muri ibyo bihugu. Kigali nari mu Bigogwe. I Bugande nari mu bukwe. Ku Kigali no mu bukwe nabwo narakubonye. Undi Nairobi nyine tu meze neza. Mu Bigogwe man urabizanye. Mu Bigogwe bari bagiye mu biki? Gusura inka no kunywa amata. Hari amakuru rero ari hano hanze yuko mwagiye gukora indirimbo y'umuhanzi Mupati. Hari n'ibintu bitagenze neza. Wari uhari ntiwari uhari? Nagiye gusura inka. Nywa amata mu Bigogwe kwa Karegeya. Projet ya Mupati ubwo nyine ntirajya hanze ntayo nzi ngewe. Hari amakuru nyamwiza arimo bifingana na Nyakinshasa kandi ngatekereza yuko ayo makuru ushobora kubuyaza. Barana ba sister banje man, I don't know. Ntago mbizi guti kubijyanye n'iki? Nyakinshasa n'umushiti wanjye nyamwiza no mu best friend. Gute se? Ujye kurikirana Nyamwiza? Nyamurikirana Nyamwiza. Nta video yarashize hanze yibasiriye Nyakinshasa? Ntago ndareba. Ubwo ndaza kureba basi kugira ngo nze kumenya what's gone. Bro, waretse kwihakana ko ibintu urimo mu bavugo. Gute bro? Je nago mbizi mani, je nagiye mu Bigogwe bisanzwe. Ubwo ahubwo zo beef gute mani ko barara mbona ahubwo saba sisters ise buri bapfikise. Nago mbizi kweri Mungu wanje. Wanze kumena umuceri. Je nkorana na microphone ntago nkorana n'imihanda urabizi ko nabifungera muri industry. Oya ntabwo mvuze ko ufite beef ariko hari ukuntu ngo wagombaga kwactinga ari umugabo wa Nyakinshasa ngo sinzi hari ukuntu nyine byavuzwe kandi wari uhari. Mu Bigogwe sha Bigogwe se ko ari inka n'imvura n'amata. Shabwo nyine cyo nzi gusa nuko projet ya Mupati imeze neza ariko iri hafi. Urakoze cyane. Hari ibyo Nyamwiza yavuze ngo Abdara ngo yakubise ngo ingumi Nyakinshasa. Ko wari uhari ibyo bintu warabibonye?
nyine ntago ndabimenye, ntago nabyumvise, ahubwo imvura iraguye. Bro, sinzi nimba wenda urimo udashaka kugira icyo uvuga cyangwa se utabizi. Nta ntambara yabaye mu Bigogwe. Intambara siba mu Bigogwe, mu nka ko mu nka ari abashumba turagira tukanywa amata. Nta muntu wanywe amata anarwana n'umugore, reka bivuge gutyo. Ako njyewe nari mu Bigogwe muri trip. Ninywera amata, and then nisubira mu Ruhengeri tutaha Kegel. So ahubwo ngiye cyo ntegereza nuko gusa nabonye shooting y'indirimbo ya Mupati yaragenze neza, ahubwo turayitegereje byatara. Mupati Octave just upload. Kandi bivugwa yuko ngo hari impamvu zatumye ngo itazasohoka. Izo ni impamvu nyine ubwo ngusi, ahubwo ubwo kuri Mupati ahubwo ngiye namubwira ewan nadushiraho umuzigo kabisa, narekure enjoying. Na ibindi mane ngiye nabonye inka z'ibibamba ngo hana baye ikintu bita ngo njombe sinzi yariyo, ngo harabajombanye ngo ariko ngo sinzi ngo maonapo. Bro, ikiganiro ntacyo wabonye cyahora kibonye. Ngiye ntago ndumva icyo kiganiro mane, I don't mane akabda ngiye mba ndi busy na microphone. Nta kindi wari wamurana muri beef se imihanda wapi ya nubwo nshaka kugushyira muri beef, ariko nta makuru nshaka ko ngiye mane nakubwiye ko nta makuru nzi y'ibyo bintu. Ngiye nakoze trip njya mu Bigogwe, full stop. Hanyuma wenda Nyamwiza na Nyakinshasa babaye bafitanye icyo kibazo, ni yihe message waba? Mane nabana n'aba sisters. Nukuri usundi imihanda reka so ngiye mbona Nyamwiza na Nyakinshasa nta kintu bapfa. Nta gatwiko none. Oya simizi mana, ariko nyine niyo bagira icyo banapfa ntago biroroshye ko banagikemura. N'abantu bakuru, n'abantu societe yubaha, abantu twubaha. So buse Nyamwiza no mu mama, Nyakinshasa no mu mama, so nyine banabihandoringa tu ni nayo solution. Okay, ndabona rero amakuru wenda wayaduhaye cyangwa se niho wanaduhaye gusa umunyamakuru ngo umwimyamakuru na amakuru muhaye amakuru na amakuru. Ubwo nyine abatureba mushireho comment nkuko muri kubibona. Hanyuma reka twigarukire mu mihanda isanzwe. Industry yacu urayibona gute paraporo y'imyaka 2 ishize? Industry meze neza, abantu barayitinyutse. Turashimira aba legend, aba legendary bazanye ibintu by'imihanda kera. Noneho ngo abamama bose bafite amacano bikaze, ahubwo nubwo tutagira cano cyara ifite nituyize cano se buriya gengera microphone, ariko na cano bikenewe. Se Gaston yakoreshaga microphone amahitamo ye amahitamo ye, ngiye nkoresha microphone ntago nkoresha. Ko mvuze Gaston ukabaseriye cyane. Gaston ni legend man, it's a big brother. Nonda namukumbuye bya Atari. Yes we, ahubwo uvuze Gaston kamuhamagara. Ya bararyamye man. Araryamye muri Amerika subusi ninjoro. Gaston mwimukiraho ibintu bitatu. Abantu baramukundaga, abantu twifuzaga kuba turi ahantu Gaston yicaye. Gaston ni umuntu wagiraga inkuru ziri tayari kandi zitwika. Izo bintu ndayimukumburiye noneho ayiwe akomana cyo kuko imana zanjyanye muri Amerika nkajya kongera kwibanira na Gaston koko. Mane rero bizaguruka bicama. Umva uzajya nka Canada, Australia cyangwa nko mu Bufaransa. Uzajya Canada. Uzajya Canada. Mane ariko cyasanga rutebuka ni hahandi. Ayiwe akose mane nk'inshuti ai kubera iki ai atagikora ibiganiro, kubera iki cano ye tubona yaryamye, zaba ari nkize mpamvu nk'abafana be wenda bibaza niki gishobora kuba cyarabaye kuri ai. He's a big boss. Karafashwa kataragiye. Time afite yo uploading bro. Afite time yo kubara amadolari. Reka only that. Hako amadolari ni nk'ari madukuraho abantu na Gaston nawe turino bro, ariko wewe wabufata 10,000 by'idolari. Aya afite umwanya wo kujya kwirwa ya uploadinga ngo ashaka ngo thumbnail. Ngo arashaka thumbnail, ngo ashaka gatwiko ngo na titres kazi. Kandi yarazi title. Title yari mubi. Yarazi ariko man, by the way ai myukira ibintu bitatu. Title yararenze kabisa. Thumbnail yarazi thumbnail na title.
noneho yaraziye kubaza bro no kwihisha ngo ntibamenye isura ye karagara ko kwihisha sha Justin ninjye muntu wamugaragaje nabwo mu gitumo nijoro cyakoze kereka mbwiza ukuri barabagabanda akunkumbuye kuru yacu kuri yacu yabagapangwa bya Mungu Etienne Gaston ba Aimable ngo Etienne ngo ari mu bantu batuma Miss Murenge itongera kuba kuko ari we coordinateur wari ubishoboye ngo ari mu bantu batuma Papa Legend atakizi nanga kuko abona nta muntu ari busange bari buhatwike ngo abikurikirane neza nibyo cyangwa sibyo nibivugwa ko yego ubwo niba bivugwa ko ubwo sibyo biramutse bivugwa oya bisobanure mani kuko undi ngiye Papa Legend no umuntu wawe ukinamuvuga uvuga uri kumira muguti manu nta muguti meze yandemeye ikisi yandemeye iki niba yakuremeye ngi muguti urava he it's okay it's a big boss man big legend my brother my friend ewan no nge ndi advise you none mujyanama wewe wikire utamuha inama ko abakobwa barimo bavuka beza Miss Murenge tukaba twayibuze n'ibindi bizaza bro n'ibindi byari nese naguje mu mihanda yari imeze neza twatanze ibikombe kabisa urakoze cyane biriya bikombe abantu benshi ntabwo bavuga ko byari bikwiriye kandi uri umujyanama ubwo mu gihe cyawe nawe twakigwaye utagikwiriye wasanga ariko ibyavuzwe ndi kuvuga iby'ubushize oya ntago fitinga icyawe waretse tukavuga iby'ubushize Abdallah man wewe niba wisanga twaraguhaye icyawe mu buryo bwawe bukwiriye urya murongo twatanzemo kira gikombe cyawe niyo murongo twakomejemo umurongo mwiza w'abantu bakwiriye ikintu bakoze ibintu yego the same like otabure kumfukirana bro ndagupfukirana se ntago wari ugikwiriye ntago uri umu legend ndi umu legend none se ndi kuvuga iby'ubushize like ngo icyo bahaye amasimba cyari gikwiriye debut ngo mushyiramo amanyanga oya ntago njyewe njya nshyiramo njyewe ndi MC yego ariko uri n'umujyanama wakivugi njye ndi umujyanama ariko iyo competition ifite umurongo ngenderwaho bro debut ngenda umuntu wa mbere abantu bari kuganizinga mu ma event iyo mfite microphone n'aba sisters banjye yego nyamwiza no mu sisters banjye ngiye nkunda n'abantu bo muri industry cyane bifungirana nabo nta kibazo nyine so ariko igikombe cyari gikwiriye ni bande bari batowe bemejwe ko bagomba ubwo nyine abujuje conditions zijyanye n'ibyo amabwiriza yakoraga si yari amatora se n'ibintu bibiri yari amatora noneho ngo nibikorwa niko bigenda noneho bivuze nyamwiza barushije ibikorwa simbi okay ubwo ngubwo bigendana na structure ubwo ko byari bimeze ngewe nari mfite microphone kuri uriya munsi kuba umujyanama bawiwe it's okay hanyuma akanama nkemurampaka kiki kabiri ya ko kuririmba kara akanama nkemurampaka karigenga nini akanama nkemurampaka n'abantu baba binararibonye mu bijyanye no kumva music so baba bafite baba ari independent wenda kugira tuve kuri icyo kubera iki wenda nk'umujyanama Papa Legend ndi kukubaza kuki mudateguza muvuge ati igihe iki niki hari amarushanwa abantu mushaka kurushanwa mwipange ntibikogwa oya bita pa ugahita ubona abantu batangiye je navuye Kigali bro ukwezi gushize ibintu byose bimaze ukwezi ngo amarushanwa byari maze ukwezi ndabeshye cameraman byari fashe ukwezi kurenga biteguwe nyamara araba none se kuki hari abantu agira gutya agahita avuga ngo nisanze mu marushanwa ngo sinashakaga gute nk'umuntu cyambere ugasanga nk'amafoto yakoreshejwe n'amafoto ya kera ugasanga nta n'umuntu babwiye ngo waduhaye ifoto tugakoresha ndikoza nk'umunyamakuru ntabwo ndi kwagenestinga ibikorwa bya Papa Legend ariko ndashaka kubaza mbariza na rubanda cyane kuri Abdallah uretse kunteranya n'umukire waretse ko kumukire akakomeza akanyera amafaranga ntabwo ndimo nguteranya ndashaka ngusobanurira abantu ntacyo mbasobanuriye icyo mvuze nikiriye wandekeye umukire wanjye ko bafite nimero yiwe kandi uracecetse niyitura airport gutya mba mpari nkoma n'amashyi ariko ndinde kudakomera amashyi umunyabigwi
kuriya muntu n'icyakoze kugira ngo uzajya kumuvuga imirimo iguti mugani wawe akumva jingo yiwe noneho njya nkora uyu musaza arasa neza cyane intro uyu musaza arasa neza cyane ira jingo ngo yambara ibibanza ira jingo warayumvise bro Jambi ebana itunasimbuka no murongo wihute umuveho hanyuma bro abantu benshi bakavuga ngo ibinyamakuru byabaye byinshi ngo byabaye byinshi ngo kandi ngo biri kuvuga amateshwa gusa ngo birimo bitukana ngo birimo bizana iki wowe ni kubibona nta kibazo ibinyamakuru bifite n'abataraza ahubwo nibaza ahubwo nicyo bita kumva ko industry imeze neza kera twajyaga mu ngo bari yase ngo baranangona ngo nabanyamakuru ubu ngo abadiakoni nabanyamakuru abarevera bafite amacano abagore babo bafite amacano twe badufataga nyine ngo bari abanyamakuru ngo naba YouTubers ubu ngubu ahubwo baza ari benshi ahubwo banavuga n'inkuru nyinshi kugira ngo mwumve ko ikibuga twakije man uri kubihisha ariko ngo mufite amatiku bro muri tano bugara muri tana si wowe ariko rumwe muri bo kandi nzi ko akenshi muhorana gute hari umu YouTubers mutaziranye Gere bavuze YouTuber muri aba YouTubers wowe ubona nta matiku bafite nta matiku about showbiz it's okay mbese muri showbiz ari asa amatiku baze bavuge bro uretse reka zavuge ku giti cye ubwo ibintu bizisobanura akuzi wowe uzicana uzugira ngo izaguhembe uzi condition reka umuntu aza yibaraguze ni statut ubwo se Isake Films iri hehe ntiyabazwe akuzi cyane uzi condition cyakora ntibyo akuzi yo kugira ngo uzagire abasab content yihese abantu bakureba wabazaniye iki biragusaba IQ y'ikibuga so reka umuntu reka abantu bishimishe none buriya Nyamwiza arayifite ari kuri IQ Nyamwiza Iwan are very strong the beauty very strong barana aba YouTubers n'aba bloggers n'aba YouTuber bakazi nta mishinyiko bafite Rugenza ni mubi cyane ni mubi cyane shout to my boy akuriya mugabo ajya my boy akurikirana amakuru abari update kabisa ndi kumwa gakoka Abdallah Manza Demands warakijijwe cyangwa ni kwa hozo nka kuva na kera shaka ko kase ko ibintu bisanzwe abantu benshi rero bakeka ko nk'abantu muvuga cyane nk'imbere muba mutari gutyo avuga ati nta kuntu bavuga amasaha arenga 6 uri soba nta gako kuba winywereye cyese impano yanjye ko ntafite kwitiza undi muntu nta nubwo isaba gusharijwe kare naga ari spilo notable ndi kubona wanyimye amakuru yawe bro man ko ndi kukubaza ugahita ikintu bita ngo katafwa kare amakuru nayo ngayo Abdallah ahubwo we na Mutomanza vipi tumeze neza cyane akabdara iyo ubona ukina filime ukabanza ugafata umuntu akajya guta umwana ku muhanda kabisa bira bintu nta message irimo yivuga hariho ababajugunya burundu ako ngo Kasuku ni inshuti yawe ni yanjye ariko kugiye kumbaza ari njye waguhamagaye ngo cyano tabo ya ntago byakunda Kasuku ngo ni inshuti yawe cyane wese si inshuti yawe none ngo yakoresheje ikiganiro ngo umwana cya prodinga ngo ngiki ngo kivaho ya nta cyavuye ahubwo nyine baragubanyije wowe kabuze ngo ra prodinga Gioni gahita usanga ikindi noneho cyarangiye burundu waragambanye se oya kugambana bwo harumwe wahawe amahirwe ngo ra prodinga ayo makuru niyo wayatanze abda kuri wari ufite umushinga ahubwo njye amakuru yanjye menshi nsigaye numva abandi ari bo bayatanga kuri wari ufite umushinga ubundi byagenze bite $8,000 byaciye ariko 8,000 reka notable reka tuve muri ibyo ngiyagwana tujye mu makuru yiwacu nk'umujene abantu barimo atugaya ngo abantu b'abajene tudatabara tukita barwana shyaka turi hano ngo turabarwana shyaka cyangwa se wowe ku giti cyawe rumurwana shyaka ubundi abagwana shyaka barimo ibice bitandukanye ariko igice gikomeye ni igice
cy'abantu batabaye abandi nabo bakora imisanzu abandi bakora mobilisation abandi bakangurira abantu kugira ideology yo gukunda igihugu icyama so igihugu cyacu gifite ibibazo twaragambaniwe na leta ya Gisegeti dufite abanzi benshi ibihugu byaraduhagurukiye turi abantu bavuka muri village ariko ukibaza impamvu ibihugu birenga 3-4 abacancuro bandi abazungu hako namwe muraterwa namwe mukitera none se nta foto ejo wundi wabonye abagabo bahagaranye na Gisegeti ibihahiranda bariya ntago ari abagabo se ntago ako bara n'insore nkuko Adera Kibasumba yabivuze n'insore nta mugabo urimo ako umugabo uri kwica bene wanyu ubwo bugabo bwitwa gute harya ububwa urakoze ubisi bibwa noneho nakubajije ako ubihahiranda n'umuntu n'abantu bipfukira leta no kuba bashaka ndamunke no kugambanira ubwoko bwabo na bene wabo ngiriya foto ngo bayikoze mu rwego rwo kuvuga yuko nta munyamurenge uri kwicwa ibase noneho itutanga igisubizo ngayo noneho itutanga igisubizo nkawe ibase kandi shaka ko ari wowe ubisubiza ari mutumirwa mfite aho nawe ufite igisubizo ku munyamurenge uri kwicwa ibaze leta yatangiye kutwica muri za 2007 muri no epoque y'ino ntambwe ngo tuvuze ibindi ikindi gihe tuhere muri 2017 bro ariko umuntu akavuga ngo nta munyamurenge uri gupfa imagine ngo nta leta iri kutwica ngo nta ese bro buriya ngewe simbyumva wenda sometimes hari nk'igihe wenda twavuga ati babaye urabyumva akagombye kuba ubyumva niko tutabyumva nta kuntu mbyumva uburyo na amafaranga nabona kugira ngo ngambanire umuntu tuvukana kugira ngo wowe bakwice mpagarare nemye na costume na conzo ubwanwa ngo nta muntu wapfuye ibase none abifotoranje n'umuntu umeze gute muyaya niyo muntu wambere wavuze ngo mujya mwifotozanya nabariya akunyuma yaho nyine ni inzoka nyine mugomba kubica baratugomba kumana ni iki kibiri inyuma kugira babe inzoka nuko uko twaremwe uko dusa akarere tuvukamo kuba turi abatutsi ubutaka twavukiyeho kubura umututsi wo muri no umunyamurenge by'ukuri byonyine gusaba kubonamo ko uri umwanzi bahitamo guhembera insore leta iki ngo mwebwe muri abanyarwanda ibaze nk'icyo kintu cyonyine gusa bazi ukuri bazi abari muri leta bazi igihe twagere kuri buriya butaka baza abo turi bo ibyo byose bakabyirengagiza ahubwo bakaza bagaha FDLR mayimayi ngo nibo bene wa ngo bakaza bakaba leta ikababwira ati mugene mwice bariya ibihugu abarundi za Tanzania zirimo bro twarahagurukiwe ariko makanika yaravuze ngo urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema ntago tuzigira dutega amajosi yego so rero bene wacu bariya tubafata nk'umugabo uri mwisindwe ariko umunsi yasindutse anytime y'abapotre surama ko kantu mubafata nk'abari umuntu uri mwisindwe ari mwisindwe ariko yahita wasinze ariko anytime yahita avuga ati zino nzoga zimvuyemo reka mpitemo gukorera Imana mbiwe apotre bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo anytime yaza mu murongo muzima wo kwirwanaho avuye mu murongo arimo hari igihe bavuga ngo amazi ajya arenga inkombe ushobora kuza amazi yarenze inkombe ashobora kuzana amazi yarenze inkombe ariko twe dufite inkoni y'ubugwaneza the same like nkuko Bible bivuga mubagaruza inkoni y'ubugwaneza twe turabanyembabazi ni bene wacu numenya ko bene wanyu bari gupfuka ukavuga ngo nari narayobye mu buyobe nk'uko tuzaza tukubwira turi umunyamurenge turakubabariye yego n'abatunyaze abadusenyeye muri access zacu na area twafashe twebwe ntago twica ahubwo baratwica twebwe tubane n'abandi moko ariko andi moko aratwica kubera leta ya Kinshasa n'urwango n'abazalendo na FDLR
kwanga umututsi byonyine. Yeah. Kandi uko dusa ntidufite guhinduka Kabisa ni Imana yaturemye. Uko dusa ntidufite guhinduka, ahubwo runo rugamba tuzarutsinda kandi twaranarutsinze. Yego. Hanyuma wenda tukira aho ni nk'iyo message ushobora guhereza urubyiruko, abajene. Urubyiruko dukore, tugire imyumvire imwe, tugire ideology imwe gusa. Dufite ideology imwe, uretse ko ni na ideology imwe, ndarabashimira n'urubyiruko dufite ideology nziza. Twibutse fande mwenye baje mundi byagenze neza barabibonye. Hakoze ama speech atandukanye. Naho umuntu runaka umwe kandi ngo nta muryango ubura ikigoryi. Bariya ni ibigoryi rero. So ubwo ngubwo kubagarura biroroshye, nibamenye ukuri nako kuzababa batura. Nta kaga ubona mu gihe batinze muri biriya bikageraho. Akaga no gusekera mwene wanyu, no kugambanira mwene wanyu. None ejo, ariko ejo bundi cyangwa uriya umunsi umwe utakufa mubaya mugane wa Gaston. Uri watakufa watatu watasonga. Wale watafika watajenga inchi. Twirwaneho n'ubuzima bro. N'ubuzima nicyo gisubizo cyonyine dufite. Niyo nzira yonyine dufite bro. Yego. Twirwaneho icyama cyacu cya MLDP, AFC, coalition yacu. Nta kintu dufite muri dushobora kwireguza cyangwa se cyaturengera uretse kuba uri mu Rwanda shaka, uretse kuba uri umunyamurenge uri muri twirwaneho, uri nyuma ya twirwaneho, uri mu kaga. Kandi ni udashaka kuba muri twirwaneho, fata kanwa kawe ceceke. Ceceka bro. Hari igihe wenda bariya ziriya ntwari zacu ziri hari haruguru zigira gutya zikicara zikadukurikirana, wenda ingabo intwari zacu zidukurikiranye kano kanya aho bari hose, niye message wabagenera? Gakondo ni imwe. Ntago tuzigira tugira gakondo ebyiri. Gakondo ni imwe, igihugu ni kiriya. None ni wewe, ejo ni wewe. Yego. Nuko bimeze. Bakomere ku muheto. Turi kumwe nabo muri byose. Kandi tuzatsinda. Yego. Wowe Abdalla, twirwaneho yifata gute? Konze kuri mu Rwanda ashaka. Bifata nk'igisubizo cy'ubwoko bwacu. Igisubizo kiranze. Akoze cyane. Notable kugira dusoze, wihaguruka ugomba no kudusengera tugiye gusoza. Nka MC ukunzwe cyane, abantu benshi bakaba bifuza MC ndi Bugande ndi Burundi, ariko nka Burundi no rugero ndi kuvuga. Ariko hari abanyamurenge bahari. I Burundi bro. Ntago naje gukora we MC muri access z'umwanzi wacu. Ntago naza kwishimisha. Ntago naza kwishima, ntago naza i Burundi rwose harimo. Ntago harimo. Nta kazi uzahakorera bro. Tavuga gutya ejo bundi tukazakabone kujumbura bro. I Burundi ntago ndi kujyayo. Sawa, reka tureke i Burundi. Usibye ni Burundi naha muri Kenya hari za Rongai za hehe bakavuga ati uyu mu MC no mfite akazi twamubona gute? Uyu mu MC ese kumubona bisaba iki? Ndifuza ko wenda nimba hari uburyo adresi, kuko nzi neza yuko abantu benshi bakwifuza ko ubabera umu MC mu bukwe. Leonce tamushimira bro ya my dollar. Leonce ramwibuka cyane inshuti yanjye bro. Yakoze ubukwe burenze bw'amateka Kampala. Wow. Mbalala bro, yampaye ikintu kitwa idolari. Uravugisha ukuri? Canada. Urampaho na Leonce nanjye nyibuke. Leonce rwose ndagushimira, ari mu bantu muri uno mwaka ntangiye niyo bantu bamblessinze, ndavuga ati wow. Leonce aramblessinze yayisamesha umugisha ewana. Ubu ngubu ndi booked kugeza mu kwa gatatu ku itariki 28. Reka da ntihagire uhamagara bitaragera. Oya yahamagara ariko nyine ewana kabisa. Mfite kujya mu Rwanda mu kwa gatanu, mu kwa kane ya Kampala. Ariko ndabashimira abantu bamibiraka rwose ewana. Narihirinze nkora umunwa, none uyu munsi wa none ndi blessed.
yego Imana ibishimirwa. wenda platform umuntu yakubonaho Instagram, Facebook kugira ngo abe yakuvugisha nimba Ntago njyambura. ntabwo yakubura Ntago njyambura ukivuga notable. nyamara wavuga gutya ariko hari abakubuze Nimero yanjye nyitange. byaba ari sawa. It's okay, ndaza kuyiguha urayipininga hara hasi. Yego It's okay. So ariko blessed bene wacu bami biraka abavandimwe evan shaman Leonce yamaye agakira fresh kandi sha ikiza cya notable iyo amwemeje ubumwemeje yaranyemeje bro. Leonce nanjye agomba kunyemeza rero agutema ahubwo reka nze muhamagara hano mu kiganiro. Oya kanze muhamagara Leonce. Sha Leonce wewe wambwira kudahamagara Leonce nkandi. Chef notable yaraguhaye Leonce. Nanjye ahita yama muhamagare ndabikira. Kanze muhamagara Leonce ikibazo aramfata se musangira ngenda. Canada ubu ni mu ari mu Rwanda. Reka da. Kaumve. Sha Leonce ni umuntu wamfunguriye yankubise agakeri. Nanjye agomba kukankubita. Nubwo ntabaye mu bukwe ariko ntiyantumi. Wari kuza mu Uganda se? Ko wese ko hagiye. Cyase mu Uganda no kure kuruta mu Rwanda. Sure. Why not? Ahubwo ndahita muca amande. Ntabwo akwitaba bro. Nagayitabye. Aba diaspora man ntago. Ari mu Rwanda bro. Ntabwo. Okay, ubwaraza kwitaba. Muhi reka duhite tunasorezana ikiganiro. Sinzi wenda nimba hari indi message yihariye. Message dukunda igihugu, dutabara igihugu cyacu, dutanga umusanzu, bigende neza. We thank you Abdallah Manza. Industry dukundana tugire umurongo mwiza. Byose bibemo amahoro. Shout out ku ba legend bose, shout out ku bantu batangino industry, shout out kuri umuntu wese wagize uruhare muri no industry kugira ngo ibimeze neza. Oya reka tubonereho reka dusuhuze Gapangwa, reka dusuhuze Etienne, reka dusuhuze Sultani, reka dusuhuze Juste, Gasto, Papa Legend, Mabre, n'abandi wenda twibagiwe. Turabakunda kandi aho muri turabakumva. Ewan crew guys, reka rero mvuge gutya, reka mbasezere notable no muvandimwe wacu aradukunda kuri Mutomanza. So bwa mbere sinubwa kabira duha ikiganiro. Rero ikibazo wumva namubaza cyihariye, please shira muri comment. Gusa nziko babaza ngo kutarashaka. Shira muri comment. Ese kwa ugenda man? Ndagiye bro. Kwa ugenda man? Wowe nkaya kamwana noneho. Mwene wacu. Mvuze cyakoze. Reka tubashimire. Turabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Muntu banje.